ingenzi nuko uyu munsi nyine byanze bikunze ari mu maboko ataraye. Yari mu maboko ataraye. Yego. Rero icyo namusabira ku Mana nuko Imana izamukomeza mu rugendo rwose asigaje ku isi. Kuko iriya kesi hajya bakata 25. 25 hariya. Ubwo tugarutse kuri za views. Za views. Personality nanze kwigwa mvuga ibintu byinshi cyane. Ndabizi nawe afite aba big energy bavuga turamurwanya uramwanga. Si imwanga kuko twagiye dukora n'ibiganiro byo kumukebura na before akanga kumva. Ese simurava mureze? Kandi baranajyaniranye. Si umusari kurira ko umugabo bamufunze se? Ariko yo birari nabyingiye birimo kuncana. Neza bitaniye. Aneti Murava ni izina rikomeye cyane muri gospel. Bitaniye zafunze we si inkuru gufungwa si inkuru turiho. Ni inkuru turiho. Icyo navugaga ni abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana. Nese wese umukozi w'Imana gafara. Reka tubivuga muri ubwo buryo. Satani burante tugeraho tukamubeshyera. Ntago tuba tumubeshyera. Atira umubiri w'umuntu akawukoreramo. Kamere kuri personality ya Silas sibyo? Yego. Njya mbibona ku banyarwanda bose nkunda kubibabwira. Hari ukuntu abanyarwanda baturika kubera ko igihugu cyacu ari gitoya bakagira izina uri kumva riruta imigenzereze n'imitekerereze yabo. Hari defo zibaho icyo bita abajyanama ufite cyangwa se abagukikije bakuzengurutse ni bande. Kwa ko n'umuntu abatamenya management y'izina rye uri kumva aharirimbye bamukomera amashyibura niba ari ikintu kibi kibaho evo sibyo ni ikintu cyitwa amashyi bakomera umuntu ntamenye ko azavunjwamo induru. Icyo kintu ni kibi. Umugore batinya amarasirasi yarahitinze ariko asigaye ameze fresh uri kumva abana arabarya. Kabiri yabaye umusitari abahaye ibya Yesu ni ku murongo irebwe na miliyoni. Adeperi bura tugira abakobwa beza bambara ibirebire ariko ntibashyiraho za menshi zaba ariko ari biraya baramuha. Urumva n'ubwa kabiri kuko yarasubikiwe. Mem ikintu kimujyanyeho kijya kumera kimwe cyitwa ubuhanuzi sibyo? Hanyuma ntago ari igitangaza gufungirwa ubuhanuzi. Hari igihe ariko icyarezwe ntago cyitwa ubuhanuzi. Twe turabyita ubuhanuzi ariko ntago icyaha cyitwa ubuhanuzi. Juste ubwo ndacyari kuri personality ye. Uri kumva ntago nari najya mu mategeko. Njya mbibona nge ndi umunyamakuru. Njya mbibona hano ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu araza yakora ikiganiro kimwe gusa uri kumva yabona bamurebye avuga ati 80,000 ayeye akigira ahita nka cya dendo badendo ari nimera nka pinko sinzi ni buyizi ni yindi nyoni yirambura ikavuga ati nge ndakaze ubu ni ngewe ariko uko abantu bagukomera amashyi bakogeza niko bagutura mu mitego. Ubwo tugarutse kuri za views. Izi views navuze ngo zikoraho abantu cyangwa se zimeze nka wa mwambi ushuka n'umuheto waryo ushuka umwambi bitari bujyane. Bamwe bakumaga amashyi unababonye kugeza waje kugusura irarora. Ubushatse kuvuga ngo aba bantu bogeza abantu nuko bashuka gusa nta sinakubwiye ko babaje gushungera. Babaje gushungera. Niba hari ikintu cy'igikange kiri muri iki gihugu ijambo FDLR gishobora guteza n'abanyarwanda urukumva ubwoba nk'uko wari kubivuga byakumva ngo Imana ngo iravuze ngo bazataha bagaruke ngo bongere bagire gute kumva abantu ukabona wa mungani barazinze avuga ati tugiye katube duhunga gafaranga haro wamuhase kuhitamo murava. Nimufashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire
ibijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yasekananya gusuza aho dukurikiye byagacoka koma cyane kubugarutse kubana natwe mwanya nk'uyu nguyu nagusuje kandi ngushimira ko wahisemo iyi channel. Abantu bafite ubukwe reka nkurangira ahantu heza cyane wakorera ibirori byawe nta handi ni hano mu mujyi wa Kigali Kimironko hano bita kuri Makita Tent Design na hano heza cyane habereye ibirori hari ihema ryiza rishobora kwakira abantu basaga 800 nk'uko uribona ni ihema rinini cyane hari ubusitani bwiza na ahantu hasa neza cyane ndahagushimiye wifuza ibindi bisobanuro uhamagara nimero ziri gutambuka kuri screen yawe kandi ibiciro byaho nabyo ni bito cyane rwose. Makita Tent Design Makita Tent wahabona ariko ameze neza nasigaye haryoshye haka abantu batarabona abageni Evo barangira ahantu bazajya kwiga bakabakura muri TeamTom Aviation haba hari abakobwa urumva ntago wajya gukora mu kibuga cy'indege utameze neza. TeamTom Aviation muyigane rero ubu nako tuba tukanyujemo kugira ngo twamamaze. Roba umeze neza ndashima Rugira ndashima Uwiteka ndashima Uhoraho ndashima Umwami Yesu Kristo. Yego turi kumwe rero n'umuhungu w'Imana n'abanyarwanda mwamubonye kuri kamera aba yiteretse ameze neza cyane ku gapira ka white ka TeamTom ariko muraza kuma nanjye ku mafaranga njyeho agitamo TeamTom irabikora. Aha Roba iki cyumweru rero gitangiranye izihe ngamba mu bijyanye n'iki mu buzima busanzwe nta n'icyumweru cy'akazi kumva ndumva nshaka gukora cyane ikindi ni icyumweru cyo gusenga nkongera ibihe byo gusenga si ibyo se ntago wasengaga kongera ibihe byo gusenga urumva ndashaka kongera ibihe byo gusenga ariko iyo umuntu avuze ngo kongera ibihe byo gusenga ubundi abashatse kuvuga iki kuko usanga abantu bakunda gukoresha iryo jambo ngo ngiye kongera ibihe byo gusenga umuhanuzi akaza ngo Imana yamwe ngo wongere ibihe byo gusenga juste urumva donc kubera ko umuntu ari mu byiciro bitatu cyangwa se igizwe n'ibice bitatu hari igihe igice cy'abanzi kiba kiri kuvugiriza impundu kunesha cyane. Igice cy'abanzi ubwo niyo ni umubiri isi na Satani sibyo iyo rero kiri kuvugiriza impundu kunesha biba bisaba ko noneho ujya mu buryo bwo gushaka intwaro zose z'Imana. Kafate nk'urugero rwa hafi sibyo niba Bibiliya ivuze ngo twambare intwaro zose z'Imana cyangwa se dutware n'intwaro zose z'Imana. Hari igihe rero mu buryo bw'urugamba uba udatyaye wenda kwizera kwawe kwanamutse kandi niko kurinda imyambi y'umubi ijambo ry'Imana rigabanutse muri we kandi n'inkota inesha ubutumwa bwiza donc bwagabanutse agakiza muri we kagabanutse biba bigusaba rero kongera ni nko gucaginga kongera ibihe byo gusenga ni nko gufata umwanya wo kongera gusabana n'Imana kuko nta giteka ryose duhora mu mwuka sibyo hari igihe tuba twaje inama mu mubiri mu isi iwacu mu mubiri rero ni icyo umuhanuzi abashatse kuvuga niko umuntu abashatse kuvuga ko ni kongera ubusabane n'Imana. Rega buriya mu kijyanye no kuboha uri kumva hari ukuntu isi igukurura ikagukurishira ibintu byayo noneho kubona ibihe by'ubusabane bw'Imana bikaba bikeya cyangwa se intekerezo zo kubana n'Imana zikaba nkeya rero biba bikusaba ko ushanje. Reka ngoye nk'urugero rwa hafi wemera ko hari umuntu uva mu rugo akajya ku kazi sibyo yataha gitaha kigera mu rugo akaza yaciye kuri ba batipe babaninga usubazi abaza aba DJ akaza azanye seri y'Inyakorea cyangwa se y'Inyafilipine cyangwa y'Inyamexico sibyo akarara yicayeho adahumbije saa 9 akabarirwa ajya muhurira ari guhumbya ukumva mu gitondo ari bwongera akajya ku kazi sibyo noneho yasera atarangije ejo kongera akayigarukaho uyu muntu ibihe byo gusenga yabitakaje. Rero umuhanuzi w'Imana ashobora kujya mu isi y'umwuka yagasanga ari roho batiriye mu mwuka iri roho akavuga ati wongera ibihe byo gusenga. Ubundi se gusenga ninde bigirira umumaro gusenga ninde bigira umumaro biwugira ryari gusenga ahubwo reka tumanze turebe dukore definition yo gusenga mbere yuko tubona umumaro niba ari byo biri bugufasha. Gusenga ni igikorwa cyo gusabana n'Imana wizera kuko Imana ni nyinshi sibyo yego buri abantu bose bo mu isi bose barasenga donc iyo ukora connexion cyangwa se ukora
ubusabane bw'umwuka, kuko umwuka niwo usenga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo dusengere mu kuri no mu mwuka. Ukuri ni Kristo, umwuka nyine ni Kristo nyine mu mwuka, sibyo? Ariko burya n'abasenga ibishushanyo, ibigirwamana, abantu, donc ibibajwe, bitabajwe, abaterekera, ababandwa, bura all ni sanse yitwa gusenga. Noneho bigirira umuntu iki, sibyo? Umumaro warumbajije. Wa muntu bwa busabana agirana na cya kinyabubasha yizereramo, kuko ntago abantu bose bizera Uwiteka, sibyo? Za mbaraga donc nabwo bubasha mwizereramo, hari ibyo bamushakamo, kuko nta muntu ukora ikintu kidafite iki inyungu. Kadufata urugero rwa hafi, urabona nk'abana bantu bakora imirimo y'ubukonikoni, yego, cyangwa se y'ubupfumu, yaba bakoresha iy'umwijima n'iy'umucyo, kuko dufite n'abapasiteri bakora imirimo y'umwijima ariko bakorera mu gisata cy'umucyo. Bafite ibintu bagetingamo. Reka mfate urugero, umurozi ashobora kugira ngo abone uko yiba donc urumuri rwawe cyangwa se umucyo wawe, bakamusaba n'urugero kumara iminsi 3 hari rituweli ari gukora runaka. Iyo minsi 3 afashe kugira ngo azabone uko abohoza cya kintu agushaka, niba ari ubutunzi bwawe, niba ari umugisha wawe, niba ari amahirwe yawe, niba ari ubwenge bwawe, iyo minsi 3 urumva ni inyungu ye. Gusenga bigirira inyungu ubikora, sibyo? Yihuza n'umwuka yizereramo, yego. Rero ushobora gusenga, kafate nk'urugero, abantu babona abantu basenga bakaba bakoze bari abantu ubundi bunguka iki, kubona abantu. Hari n'abantu bajya bibaza, nigeze kumva umugabo umwe kuri radio ari kuvuga ngo ariko umuntu w'umujenerali ngo ajya akanyarira ngo akajya gupfukamayo ngo mba nibaza, ariko we ntabwo atekereza inyungu uwo muntu akura muri bwa busabane asabananiramo n'Imana. Wowe mu bijyanye n'ubucuruzi niho abantu baba batangaje. Kambitange urugero kugira ngo tubishyikire neza. Urabona umuntu ashobora kuba akora nk'akazi, acuruza nk'avoka, n'urugero nanzeho urugero. Wamubaza ati se muri voka biragenda? Ati reka byaranze, nta kintu kibereyemo, kutabireka se nuko urukongera, sibyo? Kumbi ubwo afite ibanga, wenda yungutse amafaranga. Meme na hano kuri za YouTube gitangira kuza, uri kumva wahuraga n'umuntu akakuga umunsi ibintu bya YouTube bimeze bite, kandi uyu musara abantu babazwa amakuru kuri YouTube, ibintu bya YouTube bimeze bite, ushatse ngo nta ikintu kirimo, ngo kwigora ngo ari ugushorera ugusa, agahita guca intege kwereka ko nta kintu kirimo. Wowe se guhora ubyuka mu gitondo ujyayo bimeze bite, sibyo? Rero inyungu yo kuramya no gusenga, sibyo, yungukira nyirayo bitewe n'icyo ayishakamo. Yego. Ubwo se twe turi kuganira nkubwira ukuntu abantu bakurikira Yesu mu byiciro 4, subyibuka? Nkubwira ko hari abantu bamushakaho ubutunzi. Hari umuntu ushobora kugenda akakubeta akafata Imana, nzava hano inzu wavuganye nanjye nyibonye, si inyungu. Nzava hano umugabo wavuganye nanjye mubonye, Uwiteka ndakweretse nzava hano imodoka wavuganye nanjye nyibonye, sibyo? Urumva uwo muntu inyungu yo kubona imodoka ari kwishaka. Hari undi uvuga ati Imana, kugira ngo ubugingo bwanjye burindwe, kugira ngo umubiri wanjye urindwe, kugira ngo umwuka wanjye urindwe. Donc umuntu ugasanga yungutse inyungu yuko umubiri uri amahoro, akunguka inyungu yuko ubugingo bwe buri amahoro, akunguka inyungu yuko umwuka we uri amahoro. Uzi kwicara, kaguha urugero uraza kubyumva neza. Uzi kwicara kuri wowe ukabuzi ko nta rubanza rukuriho, n'urugero ngo haye ku maraso yawe akaba nta biganza byanduriye y'abandi, nta muntu ugushinza ko wamenye amaraso ye, sibyo? Igishimwe rikomeye kuba Imana yarakurinze ukabugeza ahangaha ibiganza byawe byera nta maraso biriho, si gitangaza? Mu ntekerezo zawe ntawe uzi ko hari undi muntu uba muri wowe ukuboshyemo. Wanyubishije? Uzi ko hari abantu dufite bagendana abandi muri bo kubera bamenye amaraso yabo. Tureke no kumena amaraso yabo, bana bahemukiye, bana bagambaniye. Nisi nk'umuntu wicira agafungisha mugenzi wabizi ko donc akamufungisha, n'urugero akamugambanira bakamujyana mu nzu y'imbohe, nubwo uri kubona agenda mu muhanda uyu muntu, sibyo? Ariko muri wowe wa muntu yafungishije ari muri we, baragendana ku buryo ushobora no kugenda yagiye mu bitekerezo bye, wavuga ati we, ukabona umuntu araturumbutse arirutse, si bavuga ngo umunyabyaha yiruka ntawe umwirukanganye. Donc hari abantu baba bafitemo abandi muri bo. Rero umuntu ashobora gusenga mu rwego rwo kubwinginga Imana, avuga ati Imana, ibiganza byanjye ubirinde amaraso, sibyo? Ntubicireho urubanza, sibyo?
umwuka wanjye ube wera uboshye ubohotse sibyo nta kibazo ufite. Uzi ko hari abantu babaho mu buzima bwabo sibyo n'imitekerereze yabo iboshye. Umuntu akaba afite imyaka yo gukora ari muzima atarwaye kumva ariko amaze ati nabuze ikintu nkora. Ibintu birakaze kubona ikintu umuntu akora biragoye sibyo kabandi se babibona urumva ndoga akaguha impamvu sibyo ukagira ngo hari izo mpamvu abandi bo ntibazibamo muri izo mpamvu ngo urumva ngo akazi mu Rwanda ngo ni ingumi n'urugero nguhaye kuki zari abakorera muri izo ngumi bakabona akazi already hari ikibazo ufite muri wowe urukumva ni impamvu umuntu ashobora kugenda agapfukama agasenga Imana akayibwira ati Imana wandinze sibyo. Yego. Kabiri uzumva hari igihe umuntu w'Imana azakakubwira ati Imana ivuganye nanjye mbonye ikurinze gereza atari kurasabwa ibihe byo gusenga sibyo. Hari abahita babipinga ejo ukabona kuko amaboko ataraye bayamushyizemo sibyo. Yego. Rero gusenga ni inyungu z'umuntu ku giti cye nta nubwo ari hari n'igihe noneho iyo umuntu amaze gukora mu buryo bwo gusenga zitangira no kuba inyungu z'abandi. Gute rero urugero Bibiliya ivuga neza avuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba sibyo. Yego. Nk'abizera b'abakiranutsi sibyo kuko Imana izisengesho ry'umukiranutsi ry'umunyabyaha ryo ni ikizira imbere y'amaso yayo sibyo. Yego. Umukiranutsi w'Imana ashobora guhagarara mu gihugu kirimo miliyoni 15 20 30 sibyo. Yego. Akinginga Imana akayitakira Imana ikazi gatabara icyo gihugu. Tabeshya ubu uyu munsi reka dufate ingero ebyiri mu bijyanye n'isi mu buzima busanzwe. Igihugu giba gifite abasirikare barwanira mu kirere mu butaka no mu mazi sibyo n'abandi bakora indi mirimo igiye itandukanye bakarinda igihugu sibyo. Tupasinze nk'imyaka igera muri 2 abanyamakuru hiki u Rwanda na Kongo intambara irateye n'urugero mbahaye sibyo simnyamubona mu itangazamakuru mwe muhakabona trying yo kugerageza. Uzi ko mu isi y'umwuka hari n'abandi bantu bizera Imana bagenda bagapfukama bakavuga ati Imana turindira igihugu kiba amahoro turindira umukuru w'igihugu turindira abayobozi. Umuntu akagenda agapfukama akavuga Imana ntago dushaka ko twongera kugira igihugu kirimo abana b'imfubyi donc kiri mu mwirare. Umuntu akagenda agapfukama agasenga uwo muntu Imana yimwumvisha ikamutabara sibyo igaha ubwenge abayobozi bakamenya uko bakora ibintu babinyuza ku murongo gutya na gutya. Wagira ngo uwo muntu ntago atabaye abandi. Abantu rero niyo mpamvu Bibiliya idusaba gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Yari abantu jya nenga nkagaya neza burundu sibyo. Abahe Gasanga nk'umuntu yabaye umufana w'intambara barayifana. Shaka nabonye twese twabaye abafana bazora. Ntago ari twese. Aya ni twese. Ngiye niko mbiba. Kubera. Oya ntago ari twese rikumva. Ntago intambara. Oya nari mbivuze suko ari twese suko abantu ari bose bafana intambara. Ariko nabonye kuri social media mbona ukuntu abantu bayogeza. Ndavuga ni wasanga ari bigezweho. Ushobora gusanga intambara ari bigezweho ko twaba tutabizi. Aya. Ko abantu barayogeza ukagira ngo ni Respo na APR. Ewana ziri mu mahoro. Icecekere mwana wa mama. Tazi sasa raribarizwa. Arazi ko icyo kintu gikurikira inzara. Buriya wabi gikurikira cyangwa kibanziriza inzara. Oya. Gikurikira inzara papa wanjye. Buriya kugira ngo wicwe n'inzara wapfa wiruka. Bakarasa 7 8 mugakira ariko 16 mutishwe ni inzara wowe urayizi. N'abasigaye bagazi ariko ziko inzara yica umuntu n'ubwenge bukayenga neza bikarangira kumva. Menya hari inzara utayizi. Umva nyibutse mba nyikuruye genda yizi. Ndi mu bantu bishwe n'inzara ivuga ko mundeba. Ntago apfa kubimenya. Zararandiye uri kumva. Iraryana. Ntago isasu ndizi kuko ni siriranjye ariko adukurikiye mudushyire muri komateri hari inzara n'isasu habanze iki. Seko burya ahantu hageze isasu n'undi n'inzara nayo. Okay birakorana nyine niyo mpamvu navuze ngo kimwe n'igikuru cy'ikindi sibyo. Ariko ahantu hari isasu ntago inzara yapfa kubura. Ntiyabura. Imana ibiturinde mu izina rya Yesu. Yego. N'abayifana basihane. Akeza k'intambara. Akeza k'intambara.
bo roba Yego. reka twigarukire mu kiganiro cyacu Mm. reka tugaruke mu cyumweru gishize mu cyumweru gitambutse havuzwemo inkuru nyinshi cyane cyane zigendanye no muri uyu murimo mwita uwa gikristo. Mhm. hari rwose abagabo bamwe babiri bakomakomeye bose bashyizwe inyuma y'amaferabeto duhereye ku muntu bita ibya Yesu ni ku murongo. Ibya Yesu ni ku murongo abantu baragira bati menya nawe umurongo yarawuvuyemo hakaba harinjiyemo abandi. Ese baba ni we muhanzi winjiyemo mu murongo. Ni ngombwa se ko hajyamo umuhanzi nawe yari ari mu murongo w'abajya mu ijuru cyangwa se simbizi aho bajyaga none nawe yawuvuyemo kuko impamvu bivuze Silas uyu munsi ari mu mwaka wataraye kandi ukurikije ibyo ashinjwa nibe koko bimuhama kuko aracyari kubiburana. Yego. Ntekereza ko atari ibintu wajya gukinisha ko buriya ibintu birimo gusambanya abana bari munsi y'imyaka y'ubukure ni ikintu gikomeye cyane burya uretse no kwitwa umukristo no mu buryo bwa kimuntu nabwo ntago wavuga ko ari ibintu biri. Hari umugani w'abanyarwanda ariko buriya ni wo uvuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe sibyo ntago tuje kumuseka ariko nyine ndahera aho ngaho kugira ngo ataza no ubwo ndi gutangira abantu bandika ngo hari abantu bahita bandika commentaire batumvishe n'ibintu umuntu avuze sibyo kuba Silas afunzwe si ubivumbuye sibyo si nawe bucura wo gufungwa we hari iriya ninzi ijyamo abantu bose yaba waba perezida waba umwami waba iki. Yego. buri uzatinya ahantu hafunzwe ahantu hajya perezida ashobora kujya. Yego. Abakomeye n'aboroheje ibyo ni imbata n'ab'umudende ibyo rero nta abakire n'abakene perezida ajyayo mayibo bijyayo. Yego. Hariya nta abantu bose yego ntawe kwifuza kujyayo kuko si heza. Yego. ariko nyine ubundi yavuga ngo hariya ngo nta mugabo utagira ibintu nk'ibyo ariko nta nubwo ari bose. Yego. Sibyo gusa ni ubuntu bw'Imana kuba reka mvuge kuri Silas mvuge ibintu bitatu muri senteze zanjye nkurikije uko nabibonye sibyo. Icya mbere Silas yafungishijwe na personalite ye sibyo. Kabiri afungishwa n'amahitamo ye ukundi kuvuga urushako sibyo. urushako rwose. Yego. Okay uraza kubisobanura neza. Gatatu afungishwa na Satani sibyo. Satani buriya ntitugeraho tukamubeshyera ntago tuba tumubeshyera atira umubiri w'umuntu akawukoreramo kamere kuri personalite ya Silas sibyo. Yego. njya mbibona ku banyarwanda bose nkunda kubibabwira hari ukuntu abanyarwanda baturika kubera ko igihugu cyacu ari gitoya bakagira izina uri kumva riruta imigenzereze n'imitekerereze yabo sibyo. umuntu akaba afite izina ntamenye ko arifite sinzi niba uri kunyumva. donc urwego rw'izina rye aho rigeze riruta imitekerereze rikaruta imitekerereze ye n'imigenzereze ye sibyo. icyo ni icya mbere. ikindi cya kabiri hari defo zibaho icyo bita abajyanama ufite cyangwa se abagukikije bakuzengurutse ni bande. umuntu wa mbere nsa nk'uwabonanye na Silas cyane cyane si Theo bose babireba. simbizi nta makuru mbifiteho. Theo bose babireba rero kubera ko adafite personality ifunze nk'iya Silas yarongoye benshi ariko ntafunzwe. Kana wangiyemo sera. Si byose si baje hano kuri social media bakabyivugira. bakabyivugira. Silas personalite ye yatumye uri kumva atuza situation arimo sibyo. ubwo iyo mvuze personalite hazamo background sibyo ye y'urugendo rwe uri kumva. Kabiri yabaye umusitari abahaye ibya Yesu ni ku murongo irebwe na miliyoni. Adeperi buriya tugira abakobwa beza bambara ibirebire ariko ntibashyiraho za menshi zabo ariko ari ibiraya baramuha sibyo. mu minsi yashize nzi ko yari yaratandukanye n'umugore we yibera za Kinyinya
sibyo izo nkuru mba narigeze kuzumva wawe. yego kwa ko n'umuntu aba atamenya management y'izina rye uri kumva aharirimbye bamukomera amashyi buriya niba ari ikintu kibi kibaho evo sibyo ni ikintu cyitwa amashyi bakomera umuntu ntamenye ko azavunjwamo induru icyo kintu ni kibi umugore bati nyamara Sirasi yarahitinze ariko asigaye ameze fresh uri kumva abana arabarya umugore aho kuza kureba ngo arebe impamvu abana baribwa uri kumva azavuga ati ngize amahirwe ndakubonye sibyo barasakuje asakurazanyije rero ya proje ya Satani bavuga ngo ararengana ubundi Satani yanga umuryango sibyo hajemo induru Sirasi ati none umvira mu bana ndikumva mbirerere akora kosa rikomeye cyane nakubwiye ngo abajyanama babi sibyo mu bana be azana umukozi uza kubarera ariko aza ari umukobwa sibyo ikosa ubwo iryo ni ikosa ribi ntabwo yarakibana n'umugore yego ni ikosa nangize ngo yabanaga n'umugore uriya sura ko ufite udukobwa aho kugira ngo nzane under age n'urugero nguhaye madamu yaragiye niyo yaba yaragiye mu kazi cyangwa n'ahandi hantu under age ngo ize kunderera iwanjye bazayiterera inda ahandi cyangwa nanjye nyitere inda sibyo bajye kunsobanuza nageze gupimishwa ADN nazana umukozi w'umuhungu ariko nkakora icyo bita gucunga abanjye tu hasi no hejuru washatse ukuze se niba wumva uteganya kuzakora ni urugero ntanze uri kumva hari igihe ukuze wenda utamubona sibyo ni urugero nanze ubwashize hari umuntu wandakariye ku kiganiro nari nakoze mvuga ngo aba bana baza gukora mu ngo zacu baje i Kigali bavuye mu ntara baba bari mu byiciro bibiri abambere n'abana banze rya tegeko rivuga ngo ubaha ababyeyi bawe kugira ngo uramire mu gihugu cyabo bagashaka kuza kurya k'i Kigali finally basoza birwa barwana cyerekane kukivugira ku mbuga nkoranyambaga batavuga ati nawe sinzi ariko niyo reality sibyo akenshi rero umwana uje ari ikirara iyo ageze noneho akorera uburara kubisemo ivuta n'iki byose bindi sibyo nabonye sindi icyuma gipima ADN ariko umwana nabonye bazanye hano kuri social media niba ari uko yakuriye kwa Sirasi umukobwa atwita akajya amufotora Sirasi nabonye basa sibyo donc urumva umudamu ahise azamuka Sirasi birangira yisanze mu biganza bitari ibye ntuze kumbaza ngo iyo uza kuba uri nk'aho icyo wari gukora ntacyo nkubwira sibyo kuko naguhaye urugero rwa hafi nari gushaka umukozi w'umuhungu hajya nsaba yo nkayamuha rero nubwo buryo nabibonye sibyo umurongo nyine yawuvuyemo kandi dufite ubuyobozi bwiza iyo bibonye utari mu murongo bagushyira mu murongo mwiza ntabwo ikitwa gereza yitwa igororero bari kugororwa kadutegereza umwanzuro w'iki nguruma icy'ingenzi ni uko uyu munsi nyine byanze bikunze ari mu maboko ataraye yego rero icyo namusabira ku Mana ni uko Imana izamukomeza mu rugendo rwose asigaje ku isi kuko iriya kesi yajya bakata 25 25 hariya 25 imyaka 25 muri gereza nayo ni myinshi ubushinjacyaha bumuhamije icyaha nyine no kumusengera Imana y'amahoro ikamurinda cyangwa se ikamurengera ubwo ni urukiko rukimuhamije yego ubushinjacyaha akashobora kuba yaratangiye kuburana mu mizi kuko ubwashize bari basubitse ikirego sinzi reka buri rubanza bwe tuzakomeza kurukurikirana tuzatumenya amakuru neza Roba turazenda kurebamo isomo ririmo nyuma ariko reka tugaruke kuri uyu muhanzi kuri uyu profete nibishaka umuhanuzi nibishaka nawe we yarakatiwe rwose yagiye mu igororero
umwaka n'amezi 6. ubwo ni 2 umwaka n'amezi 6 ariko yari afite undi mwaka usubitse ni 2 na 6 ntekeza ko ubwo ngo 2 n'amezi 6 agomba kubifunga. Imyaka 2 n'amezi 6 yego muri mu igororero ni myinshi ariko nanone sinkasirasi nk'uko twaze tubivuga sibyo. Muri analize zanjye nibishaka we yazize ibintu 2 views yazize gushaka views no kuzira views ndaza kubisobanura no kuzira personality ye sibyo. Nivuga personality abantu babumve ubumuntu sibyo yego. donc wowe who you are burinde uri muntu ki. Nimvuga views mutumva ko ari uzishaka ahubwo abamukunze bakamwereka ko bari kumubonaho views bikamutera guhita atanariza avuga ati uyu munsi ubwo abantu bari kundeba nigeje kukomozaho. Reka turebe reka duhere kuri personality ako kantu turakagarukaho. Yego sibyo. Personality ni ubumuntu ukuntu umuntu areteye sibyo. Mu kumuntu ateye habamo uburyo bune bwo gukemura ibibazo ahuye nabyo. Yego. Speed yuko akemura ikibazo sibyo. Umufasha gukemura ikibazo sibyo. Wubwe uko aremetse uri kumva societe arimo sibyo. Urumva n'ubwa kabiri kuko yarasubikiwe. Meme ikintu kimujyanyeho kijya kumera kimwe cyitwa ubuhanuzi sibyo. Hanyuma ntago ari igitangaza gufungirwa ubuhanuzi. Hari igihe ariko cyarezwe ntago cyitwa ubuhanuzi twe turabyita ubuhanuzi ariko ntago icyaha cyitwa ubuhanuzi. Juste ubwo ndacyari kuri personality ye uri kumva ntago nari najya mu mategeko sibyo kuko amategeko ntago yakureka ngo wahanuye agomba mu byo wahanuye gushakamo ikigize iki cyaha sibyo. Hari umugabo umwe bigeze gufunga umugenzi we sibyo. Yego. Basanze ahantu bari gusenga sibyo baramujyana bagezeyo none hajya kumusura afande aramubaza ngo isi uyu muntu muziranye uri kumva aramubwira ati ni inshuti yawe mu buye bushuti turasengana uri kumva afande aramubwira ko wizanye se nawe mwoherezeyo nawe hariya mwe muri kumwe n'ubundi byanze bikuze icyo yazize ko nawe wumva nawe ugikora sibyo. Nibishaka ubumuntu bwe nahoze mvuga agira icyo bita ego ngewe kwiyumva sibyo. Ariko uriyumva muri societe y'abanyabwenge sibyo. Uriyumva muri societe igusesengura ikamenya ngo iki gifaransa uri kuvuga kigarukira mu wa 3 segonderi. Uriyumva ukiyumva kuri gusoma Bibiliya sibyo uri kumva ariko hejuru y'abandi bantu bayisoma kukurusha no hasi y'abantu bayisoma kubarusha. Aho rero niyo umuntu yicara akakureba uri kumva akamenya ngo ese ubundi abantu bakwiye kwicara. Hari umugabo mujya mukwana ikiganiro twa Mutabazi ajya akunda kuvuga ibintu byinshi bingana nuko atekereza ariko akari ibintu ajya avuga ukumva harimo reality sibyo. Mon frère ntabwo u Rwanda ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yewe u Rwanda si na Uganda sibyo. U Rwanda si na Congo u Rwanda ni u Rwanda sibyo. Niba uba mu Rwanda gakwiye kumenya u Rwanda ko rutandukanye n'u Burundi turi kugendana kubera impamvu n'amateka ntituyahuje. Amateka samwe rwose. Amateka samwe sibyo. Yego. Igihugu gifite amateka akomeye uri kumva yo kunitonderwa sibyo. Ushobora gukora mistake imwe gusa ikaba yatuma abanyarwanda bajya mu mage no mu makuba sibyo. Tandukanye none se
reka nkwe nk'urugero rwa hafi, nta bihugu ubona uri kumva n'urugero ntanzi, njya mbibona nko muri leta z'ubumwe za Amerika cyane cyane niho nkunda kubibona, sibyo? Kubona nk'abayobozi, ejo nabonye witwa Elon Musk yadiforuje na Donald Trump, umwe aratuka undi ku karubanda n'undi ku karubanda cyane rwose, sibyo? Ngaho se wenda ba Musk uri kumva muri Korea du Nord ubwire Kim Jong Un umubwire ngo nta bwenge agira byonyine, my dear, ziriya bomba atomika akora yanayikuzana hari kuburya hajya ni nyirarume ni nyirarume yarangije amurashisha nuza, hari n'uwo yahaye imbwa ziramurya. ni urugero nguhaye, sibyo? Rero abantu banamenye na sosiyete yacu uri kumva, donc yubakitse iti ari ibintu buriya nkunda perezida uti umukundira iki, sibyo? Yego. Avuga ngo niba hari ibitekerezo bibi biri mu mutima wawe ntazaza mu mutima wawe n'ubundi ngo abikuremo, sibyo? Urabifite ariko bihamane were kubiransa muki muri sosiyete. Ubona cyavuga kuri personality kwa uru rurimi ubundi ni rwiza, hari ibyo ushobora kuvuga rukagukiza, sibyo? Nta mubyeyi w'umuhanga wiririmba indirimbo hejuru cyane, sibyo? Ariko hari ibintu ukwiye kwicara ukavuga n'ibintu udakwiye kugira gute kuvuga. Ubundi hari umugabo yateguriye ikiriyo n'ibishaka uyu nguyu genda nigiraho, yateguriye ikiriyo, ntabwo wabyumvishije ko kizayoborwa na Scovia. wa munyamakuru nunicaye ngo unakora ubushakashatsi umenye uyu munyamakuru koma, siko ari we muntu uri kumva Evo nakurikiye guhera background kugeza hejuru, uri perfect mu bintu bye, ni pasteur. Buriya perezida hari igihe ajya abaza abantu ntibumve ibintu avuga, aravuga ati niba iyo Mana igutuma itangiraho uri kumva, wagira ngo barore niwe utazi kuganira n'Imana ngo imuhe amakuru y'ijuru, niwe udakijijwe, niwe ukeneye amakuru anyujijwe muri nibishaka. Ubwo nderuye kugira ngo abantu babyumve neza, sibyo? Personality yawe ishobora gutuma ugira gute ufungwa. Ikindi cya kabiri, hari njya mbibona ngenda umunyamakuru, njya mbibona hano ku mbuga nkoranyambaga, umuntu araza yakora ikiganiro kimwe gusa uri kumva, yabona bamurebye avuga ati 80,000 ayeyeye akigira ahita nka cya dendo badendo hari nimera nka pinko sinzi niba uyizi ni yindi nyoni yirambura ikavuga ati nge ndakaze ubu ni ngewe ingiriho uri kumva. Ariko uko abantu bagukomera amashyi bakogeza uri kumva, sibyo? Niko bagutura mu mitego. Tubwo tugarutse kuri za views personality. Nanze kwigwa mvuga ibintu byinshi cyane, ndabizi nawe afite aba big energy bavuga turamurwanya uramwanga, si mwanga kuko twagiye dukora n'ibiganiro byo kumukebura na before akanga kumva, sibyo? harajya yaza ariko ubundi ubwo buhanuzi bwose butajya busohora na rimwe. Ibyo bizikubiye muri ya personality yose yo kumenya ko siko nahanuye icyambere kikaba kitabaye jisa akaba kandi yanatanze ibihera, mama dada akaba atabyaye, niba ari mama dada niba ndi wamubyaye twitse n'urugero akaba yataha atarabyara no Claude umugore akaba atashanye n'urugero ntanze, sibyo? Ubwo wowe personality katuyihorere kuko personality yura muvandimwe ni nini, sibyo? Nakubwiye ko iri different ya Silas yazize kuba ari kadanasi, sibyo? Noneho izi views navuze ngo zikoraho abantu cyangwa se zimeze nka wa mwambi, sibyo? Ushuka n'umuheto waryo ushuka umwambi bitari bujyane, sibyo? Uyu munsi bamwe bakumaga amashyi unababonye kwigeza waje kugusura irarora. Ubushatse kuvuga ngo aba bantu bogeza abantu nuko bashuka gusa nta nakubwiye ko babaje gushungera, babaje gushungera, ari abantu baza kureba, yajya kureba no kuri gereza.
no mu rubanza yaguherekeza kabiri nibishaka yakinnye n'ikipe atazi iyihe se kandi none Eh? iyihe yakinnye kanyihorere none se reka nkuwe nk'urugero rwa hafi sibyo ubu wajya gukina ugakina na Pastor Claude ugakina na Pastor Justin uri kumva koko ukumva birakurangirana amahoro Claude ajya akinishwa ese kandi kuva najya muri iyi mihanda nta muntu ndabona ukinisha Claude ngewe mbivugishije ukuri kuko Claude ntakinishwa ndakubeshya sibo yahanuriye se bamwe ngo bazasenya abandi ngo bazapfa asanga ubuhanuzi ibyo yahanuye bitasohoye aribyo ntunzi niba umuntu ahanuriye Cyamushingiriye. idasohora ni umuhanuzi nyabaki tubyihorere hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati undi buriya hariya ngo hajemo na za FDLR sinzi titire nigeze kubona inyuraho menya hari ariko na nyiri ikiganiro menya ari we banamufunganye we bamukatiye amezi 6 oh muri gereza n'umwaka usubitse sikura mupete yarangije kaminuza mwana numvaga bavuga ko ngo mu rukiko yatakambaga ati maze amezi 5 nsohotse vuye rwose Kibogora mvuye Kibogora mwa babyeyi mwe rwose mwa ubwo nawe aferi zirarangiye baba we amezi 6 wagiye kuyarya ariko nashira azataha umwaka awusubikirwa already ubwo aracyarimo cya kitwa views naho ushobora kuba hari ukuntu YouTube ubundi ntabwo yaremewe kutugirira neza uri kumva hari ukuntu wari wabona ubuntu bujya bumyasa iyo ikiganiro cyawe kiri kuraba kuzamuka kigera kujya hona hariho utuntu tumeze nka twa fireworks fireworks murenganya abahungu bandika titire zakaza mutwe hari ukuntu bashyiraho YouTube kajya bati congratulation none hari ukuntu baguha notification ataho hantu uri ngumayo ataho hantu uri nuhafi kumbi bari kukuraho mu rwobo ese ubundi wanditse titire bango ngo FDL na ADPR bizongera kumera neza ngo ADPR izongera kumera neza FDL wumva birakuvugwa amahoro Mutabazi niwe waje aravuga atari ku bundi atubwe FDL ntayohereje mu rugwiro reka tugere kujya aho ngaho hose sibyo kuko ntago mu rugwiro ari aho bakinira n'abamotari ariko nicyo we nicyo nayohereza azaba z'abamotari banyura hariya niyo moto imupiriye uko bigenda arayikorera urumva w'icyo yashaka kuvuga yashaka kwerekana ko FDL izabiyoboye igihugu ibyo biramureba ibyo ntacyo mvuze ibyo biramura twikomereza sibyo uri kumva sibyo ariko donc kumenya ngo ni gute ndaba muri societe ariko wamugane roba reka n'ahantu twere no kuharenga ubundi yego ubundi wamugane niba hano ubuhanuzi bumeze gutyo ubundi n'Imana niba yanabuguhaye koko ubundi waza ukabuvuga gutyo kuko we no tuvugisha ukuri hari ibintu ushaka kubwira abantu ahubwo ukabona abantu bafashe intuza barahunze nose ibyo ntiwabivuga abantu bagahunga none yanze kuzi bagomba guhunga kuko nuvuga ngo ni nko kuvuga uti igihugu kigiye guterwa mwitegure mumenye ko kigiye guterwa kandi n'igiterwa nibyo ari nyine abantu tekinoloji ugasanga hano wapi nta kintu kibereyemo umugabo umwe ngo yagiye kureba Dawidi ahita amwereka umujinya nyine aramubwira ati hari umukire muri iki gihugu cyawe yafashe akana k'intama k'umukene abashyitsi bamusuye uri kumva abarakafasha arakabaze kandi afite ibitama byinshi afite n'ibika n'ibihene uri kumva Dawidi umushinyi urazamutati aba muri iki gihugu cyanjye murangize uri kumva umuntu w'Imana witwa Natani ati nyakubaha akoma yombi ati uwo muntu ni wowe wagize umushyitsi w'irari uri kumva ufata umugore wa mugenzi wawe uramwica kandi igihugu cyose cyuzuye abagore bose urabemerewe uri kumva rero niba n'Imana iba yabatumye simbizi aho ivuganira nabo yanagutumye ukaba udafite ubwenge bwo kuvuga genda nyine uri mu igororero uri kumva umuhanuzi yemerwa ibyo yahanuye bisohoye sibyo ubwo nyine bizasohora ivugana nawe sinari impari ariko nanone reka bura reka nkwe nk'urugero rwa hafi reka dufate urugero ku muryango sibyo
buriya wemera ko hari igihe umugabo cyangwa umugore akomeretsa abana cyangwa se n'umwe mu bo bashakanye bakagera ku rwego babigikange bajya babona nk'umupapa atashye bose bakanyina bakajya kwihisha sibyo cyane. niba hari ikintu cy'igikange kiri muri iki gihugu ni ijambo FDLR sibyo gishobora guteza n'abanyarwanda urukumva ubwoba nk'uko wari kubivuga byakumva ngo Imana ngo iravuze ngo bazataha bagaruke ngo bongere bagire gute kumva abantu ukabona wa mungani barazinze avuga ati katwitahire niba tugiye katube duhunze sibyo. Suko abanyarwanda barashaka kuvuga ati ingabo zacu zirafunze neza nta kibazo nta kibazo ariko se ariko iyo warashe ari hakurya igoma i Rubavu nta bapfuye se yego ntibapfuye yego ashobora kuvuga ati okay nanjye rishobora kungoho reka mbengiye nubwo ingabo zacu zizarwana ariko aho kujya ringoho reka mbengiye none iyo hajemo kandi kagobe kukavuga ngo ni Imana ivuze ari ikibazo gikomeye. Yego rero tutire tujya no mu bintu byinshi cyane kuko n'undi izi nkuru sifiridi yanjye n'urugero nguhaye nuko tuba tugira ngo n'abantu tuganire bamenye uhanura kwiye guhanura te sibyo ese abantu bagukomera amashyi bakoshya n'urugero nguhaye turakwemera ufite viership ufite igikundiro ese aba bantu bamugana ntibaba ari bo batumye anashyokerwa nibo boshya uri kumva umuntu akajya ku rwego atangira kuba ati ndahanura uri kumva sibyo ati buri munsi yanarota akata ubuhanuzi reka njye kubivuga buriya bareta cyangwa se yaganira n'umuntu ari ukuntu umuntu aganira n'umuntu kuri telefone agahita aza kuvuga ati ubuhanuzi rero impamvu z'abantu bari nyinshi kurusha ibyo bakora ubwo buriya yari afite impamvu ze sibyo amategeko nayo nyine yakoze icyo akwiye gukora sibyo nasoza iyo myaka 2 azaza siba mu mano yarya byanga bikunze ko yarakatiwe yego ntaza wenda hari icyo azaba yarize sibyo yego wasanga n'Imana ishaka ajya gukora ubutumwa hariya kuko ashobora kugerayo ugasanga aho garakijijwe Imana imukoresheje hari nabyo birashoboka rega nta kintu kiba ku mwana w'umuntu Imana itagifite impamvu ariko ibintu byose buri ingaruka zabyo zibanza ariko hari ikiganiro tuzagikore kivuga umukristo n'imibonano mpuzabitsina impamvu nikubwiye akenshi iyo umugore n'umugabo batandukanye abantu benshi muri societe bazi ko umugabo ari we wunguka kurusha umugore ariko niba hari umuntu wa mbere uhomba kurusha ni umugore n'umugabo batandukanye ni umugabo kurusha umugore kandi abantu ntabwo babizi buruzi ko umugore nibishaka ari umusitari kurusha nibishaka umubonye nk'ahantu n'uruya ari gukora ikintu ufite kamera uwo mwanya views wabona aho uzishyira zaba zirimo kabisa buruzi ko umugore wa Sirasi ari umusitari kurusha Sirasi ndakubeshya abonye izina Asiya byimba nyuma yuko mugenzi watabarutse n'uyu munsi sibyo rero abantu bajye bamenya navuze igice cya Satani wambwiye ngo bara ngo ntagarengana bira nibyo Satani aba yifuza nibyo bashaka ko abantu hejuru abana baba barafunze bahangayike donc Satani we kuko adapfa ari umwuka aba awe ntago areba inyungu ze z'uyu munsi avuga ati katurimbukane n'abandi benshi bagiye batandukanye nzo kugira ngo babana basirase barishimye abandi bishaka kugira ngo barishimye ikibazo urumva intego Satani atayigezeho yego Roba wenda turimo tunagana ku musozo urumviye icyumweru cyabaye ntago cyabaye kigufi harimo ibyo bya Sirasi harimo ibyo bya nibishaka twavugaga memo harimo harimo n'ibya Bishop Gafaranga na Neti Muravu nubwo Bishop Gafaranga tutavuga ko ari muri icyo gisata ariko ntago twabura kumukuramo kuko nawe ni urugo rw'abihaye Imana neza bitaniye Neti Murava ni izina rikomeye cyane muri gospel bitaniye zafunze we si inkuru gufungwa si inkuru turiho ni inkuru turiho icyo navugaga ni abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana nese wese umukozi w'Imana Gafaranga reka tubivuga muri ubwo buryo ibintu biratanga ihe shusho biratanga ihe sura muri rubanda ko ni amazina aremereye yitwaga ya gikristo abantu bagomba kujya bafatiraho urugero Gafaranga yazize abajyanama babi bamugiriye ishyari oyase
ishyari kandi hari ukuntu arega abantu bakwereka ko bagukunda mwana kandi bakugambanira ibyo ni ibintu biba byoroheje kandi ntajya ntabwo urabona umuntu ahobera umuntu uri kumva ngo nari nkukumbuye hari utuvidewo tw'abanyanigeria bakunda gukina umukobwa akaza uri kumva baby surprise ubwo inyuma afite ikirahure kirimo nanuza na serenga irimo kana ariko kandaho none inyuma ye hagahita haza undi nawe afite miruwari uri kumva ari kumwereka sibyo amafaranga hariya gwajyanye na Murava ngo kuririmba ageze asanga niba mureze kuririmba ngo baramusigara sawa nyine afite ubwenge bwinshi se ahubwo hari utundi nabonye basigaye bakina umuntu akamuhamagara kuri telefone sheri nari ngukumbuye cyangwa ugasanga yari ari kumwe n'undi muntu uri kumva mu nzu sibyo yakumva umugabo akomanza agahita afata igishoka surprise akaza akamufuka mu mazi so gafaranga rero aho mukunda indyamirizi zamurushije ubwenge akureho reka ibintu tubikuremo isomo twisore mufite cano zikomeye sawa isomo rero uri kumva abantu dukwiye kwigiraho sibyo ni ukumenya ngo niba hari situation ibayeho sibyo uri kumva uba ukwiye kuyuza ukamanza ugatekereza agafaranga ni umukire ni umuherwe ahubwo ntiyari afite umumetere ntise bakimurega kuki atahise yohereza metere kujya kumenya uwamurezi uwo ari we si byemewe wamuhaye konvokasiyo metere wawe ntiyajya kubaza ikibazo cyawe ugomba kujyana ahubwo iyo mutajyanye ntabwo babugira ugomba kwitaba mujyanye yiga ntabwo yajya kugira nari nzi ko afite konvokasiyo aya mugomba kujyana akamanza akamenya kuki yarezwe nande byagenze gute ese si Murava wamureze kandi baranajyaniranye si umusari kurira ko umugabo bamufunze se ariko rero biriya nabyo ngiye birimo kuncana tuzagabana sha donc bose aba batipe uko ari batatu sibyo nakubwiye ngo umugore n'umugabo iyo batandukanye uhomba cyane ni umugabo sibyo kuko n'inyungu z'ibyo ari guhomba niba warakoze cyane abantu bajye babakuriya uri kumva rero abantu bajye bitonda amarira barazamuka cyane cyane y'abana wari wajya kanyweye nk'urugero rwa hafi nkanjye nigeze kujya gukora akazi Musanze ngenda kwa Sekazuba abakobwa banjye babaza mama ngo papa wacu ari hehe wamwirukanye uri kumva tuzanire papa nyine umwana we niba wagiye mu kazi yagiye ku ishuri akagenda ntumubwire ko wagiye ubwo nyine papa wabo wamujyanye ugomba kugira gute kumuza ubwo rero havutsemo ikibazo nkaba nagiye amarira yabo papa yajyaga atugurira imigati none ntari kuyigura twahombye mana papa wacu aya marira agenda ahamagara sibyo ingaruka rero z'abagabo dutabana nuko abantu babivuga abantu ntibabyumve neza sibyo dutabana bacu tukagenda ngo nuko ingo zatunaniye cyangwa se abo twashatse ko harabihitiyemo uri kumva sibyo gafaranga hari uwamuhase kuhitamo Murava hari uwamuhase gusezerana ivangamutungo ikintu cyantangaje ngo mu rukiko yemeye ko urugo rwabo rwatangiriye mu bibazo none tutabyemera tubibone ngo niko yavuze ese ko niba bibonaga hano kuri za YouTube ariko kuki umuntu avuga nimwuzi ibintu ari kuvuga rega buriya kugira ngo umenye umuntu nuko avuga umuntu araje arifashe ibintu abigeretse ku bandi urajya kubigereka ku bandi ninde wabikubajije ngiye ngo umugabo ngo nakwita imbwa hanyuma wabikuye he kuki byaje mu mutwe wawe wari uzi ko ibyo umuntu yirwamo ari ibyo avuga buriya reka nkubwire mu buryo bw'imitekerereze iyo umuntu ari kuri kamera ukumva ibyo ari kuvuga byakwereka aho yirwa niwumva umuntu inkuru ze zirimo football niyo amazemo iminsi arimo nta bantu muraganira njye najyaga ngira umuhungu twiganaga uri kumva iteka ryose ibiganiro bye byaradeviyaga bikerekeza ku busambanyi
sibyo niyo byo mwamutangiye suje nese nibabaho evo barahari cyane umuvuga wana bati nayo nguhaye ngo uzayinyime akaba arimutse paka mugejeje mu cy'umutima namwe n'ubwenge bwe n'ibitekerezo bye bizima ibyo mwavugaga byose ukumva ariko agushije ngo nayo nzamuha uri kumva ubwo ni telefone uri kuvuga ngo uzayimwime ngo nawe ntacyo azaguha ngo igiposhete cye n'urugero sinzi niba uri kunywa kuko nibyo yirwamo nibyo ahoramo umuntu asa n'ibyo agize gute abamo rero isomo warumbaje twahaba abana b'Imana irya mbere ni ukumenya ko ubuzima bugira up bukagira na down ups and down yes bugira ibyiza bukagira n'ibibi habaye igihe cyo kuryoha uri kumva sibyo akabaho n'igihe cyo kugira gute cyo gusharirirwa hanyuma muri ibyo bihe byombi uko bisimburanwa kuko ari Imana ibigena uri kumva ukiga kubaho mu byiringiro n'igihe ufite amakuba n'igihe ufite ibibazo ukiga kubaho uba muri ibyo bihe byombi sibyo yego kabiri abasitari bo mu Rwanda dufite ikibazo gikomeye uri kumva abo tugisha inama nibo baturangiza sibyo se abenshi abantu tugisha inama nibo baturangiza none se umuntu yize kaminuza ararangije urukumva bateye ikiganiro nk'ibi twavugaga by'uriya muhungu sibyo akoze ikiganiro arabizi ko afite umuryango asize umuryango mu rugo agiye kwa porodinga agiye kweditinga akoze highlight yanditseho iyo titiri nayumvaga ari tekinoloji ari kumva mujye mushyiramo n'inyurabwenge mw'abahungu muri kumva none se sibyo dukwiye kuza ibyo tuvuga tukuza n'ibyo tugize gute dukora kabiri tukiga uko tuba muri sosiyete nuko ibibazo bigira gute bikemuka niba washwanye n'umugore urukumva uza nese ubu tuvuge nk'umurava numvishe inkuru zigiye zitandukanye sibyo uzagaragazaga ko yishakira umutungo n'urugero ariko ibyo nta bimenyetso tubifite ni inkuru za ku mihanda zo mu bamotari sibyo n'urugero nguhaye kuki utakuza ukabona umuntu niba ashaka imitungo nyine ukareka ubwo nyine wabonye ko waguye mu mutego w'umuntu ushaka imitungo bana nawe nk'umuntu ushaka imitungo ahubwo urevuze mu rwego rwo kubona hari umuvandimwe wigeze kunganiriza uri kumva ambwira ukuntu abikije miliyoni 8 sibyo arangije ngo umugore avuga ati zinda ziriye tu ngo aricunga neza ngo pa ararwibatiza umugore arwibatiza urushyi ziribara hanino cyahita azamuka taranyishe none atarandangije we urukumva bareba koko bakabona aramurangije wanze kuzimu neza urukumva bari bakujyanye agezeyo muri barabaganiriza yumva tekinoloji yawe urukumva ugatira wa mugabo we urukumva niba ushaka amahoro tanga amafaranga ubundi ubona iki rero abantu tekinoloji ya wa mugani w'aba bahungu sibyo ndumva aricyo kintu nababwira naho hari uwahanuye ari i Rubavu aravuga ati ibintu birakaze sibyo ati ibintu birakaze kandi koko yari ari mu mwuka numbaza umunsi umwami Imana yari yamujyanyemo ariko mbona ibintu bigize gute bikaze uzugunye igufwa uri kumva riri kugunwa reka baza bari mirabunguru urebe sha sibyo nabyo ariko mwagiye mugira tekinoloji tebo bose babirabura ateo ndamwemera haza kavuga ati rwose mumbabarira akagira ati narabikoze uri kumva tugwesheje umugisha mwana mama mongera wiririmbire tekinoloji kadusoza ikiganiro yego reka dushimire abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka ciao